ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ikiraka Karabutaka wanditswe na Niyonteze Fiacre nonosorwa n'itorero Indamutsa. Yemwe bakunzi b'ikinamico henga mbabazi. Umusore nyamusore ugihumeka ufite amaboko koko akwiye guhemuka ngo aramuke. Harya ngo amagari yaterewe hejuru buri wese asamaye. None se gushaka kurya utwo utavunikiye inkumi zikakugokera wowe ukamira nabyo n'ugusama yawe. Ngo rero nawe ufite akazida ngo wihangiye imirimo. Wa mugani se ikiraka cyo kwihanganira urubwa rwo kwitwa isiha rusahuzi cyangwa ikirondwe cyatoraguye ku mwite nako umugabo mwari yitoraguriye imihanda akamutuza akamutamika akamwambika da. Hari ikiraka kiruta iki? Wa mugani bigomba guhinduka. Dukurikira umukino. Iri vubi ryamamije pe. Mbega ubwakariwe. Ariko se Jose, ubwo nturimo kwica nkete? Ugufasha amazi ashyushye n'agatambaro wikanda isura kugira ngo ujijije nkaho ndinjije. Mama, nkujijisha gutariko. Kuko nta no kumbwira impore. Mbega ivubi. Ubanza kari kabushari pe ntago ari ivubi risanzwe. Jose, nge sinumva kuntu inzu nshya Josephine twujuje vuba aha. Amavubi yaba yahise yarikamo. Ayo mavubi se yaturutse he? Kutanyereka aho yaritse ngo tumanure ibyo byari byayora. Ako mama, kucyura umwemera gato nka Thomas kuko. Ariko se nemera iki? Teretse yengegera ngo ni John mwahoranye ari rwarika amavubi. Amavubi akaba yamuvumbutse mu matwi. Yesuwe. Mama, ngo John ni rwarika amavubi ko nakoreka nkosora imvugo nkagire gato. Nabonye kadashinga katanabyina karwarika amavubi. Ngwiki ndakurahiye kare akantu ni kambera umu. Mama, geze aho rwose reka kunsuzugurira umugabo na confiance. Yasese wahi John ntago ari karwarika amavubi mama. Ntago ari ko ntashinga nanabyina. Urambabaje mama, urambabaje. Yewe nushaka kubabari ari kunyumva. Harya ngo ubukwe buri vuba nyine. Ngize amahirwe karatashye. Reka nkubwire icyo ntekereza. Kivuge. Ariko ntumbwire kumureka kuko byo ntibishoboka. Wamazi yarenze inkombe. Inkombe ziyariko. Niko harya ngo ni motari. Iyangari simaringaringa yakaraze imisatsi yateretse ubwanwa nka ruhaya. Yambaye amapantaro yacitse ku mavi. Inyuma agenda asuhasoha wagira ngo yayitumyemo niwe mukwe wanjye. Mama nakubwiye ngo gezaho. Nta kindi kintu nshaka kumva urenza aho rwose. Nyumva neza ariko. Ngiye dorasera. Ndavuze ngo sinshaka indi kururukuru hani wanjye nakariya karara kakana. Harya ngo karusha imyaka 10 na. Ariko se mama, kucyunukira fiance ko. Na amafiance. Imyaka niyo yubaka. Kwese yabyemeye, kuki wowe ubihakana? Ngo Yesu yarabyemeye. Yarabyemeye nyine. Yewe reka ibyo tubireke. Ahubwo mbwiza ukuri. Ariko se ko kutambishye. Igihe nasohose hanze nkagusigana na ka John, nagaruka ngasanga urimo kurira. Warubaye iki? Agakwe kariza umugore wako kwa nyirabukwe. Nzaba mbari ngo ndiza. Na kongo ngariza. Kuriza nyine. Niko sinabasize mwicaranye hano mbona kayagaye gatangiye kugukora kataragukoye, gatangiye kugusoma ku matama. Sibwo nagize umujinya ngasohoka. Ariko mama nawe rwose. None se bitwaye iki? Nakowe wakundanye kera nuzi gukundana bigezweho. Wowe se cecekaho wumve. Ceceka sibi. Kwanjye ndi manekora. Burya rero sinasohotse ngo nge kuri. Ahubwo nikinze kugikuta muri koridoro. Numviriza ibyo murimo. Hashize akanya numva urimo kumubwira ngo uhava ariko. Nyumvira. Ibindi bivuga gake sinabyumva. Niko yavaga yakajya hehe. Mama, burya suri uri na maneko. Uri maneko. Ikintu cya mbere ni amakuru. Sinagiye kumva nkumva urushingo pya. Ugahiturira wowe ubwawe. Nanjye ngahita mbinjirana ngo ndebe icyo ubaye.
mugahita mumbindikiranya di nyagasore agahita yivugisha ngo Amavubi. mama ndakakubura impanga yanjye ni izina ry'Imana yo mu ijuru ntabwo John yigeze ankubita habe no kuntunga urutoki rwose n'ivubi ryandumye ntureba ko habye niko mwakinaga n'Amavubi ntabwo twimanuka ntabwo iryo jisho ribyimbye ari urushyi John yagukojejemo niba mbeshye nk'umurokore ngiyi Bibiliya yifateho hano hejuru urahira umuzi kandi utinye Imana ngo mfate ku Bibiliya mama ngo ngiye nyifateho uyifate nyine ariko ndanayifataho ubundi ko narimo kubeshya ngaho se nyine yifateho urahira urakomeje mama ndakomeje nyine ngaho dore fashe ku gitabo cy'Imana kera manitse ukuboko ndarahiye n'ivubi ryandumye pe nushaka uce n'umusaraba urenge nako nyine ngewe nkurenge ubanza numviranye pe ni ukuri ntabwo ari ariko sinzi nako kuvurahiye ufashe kuri Bibiliya kandi uri umukristo ubwo ntumbeshya nyine ngaho nyine nsaba imbabazi nako nazisabe fiance wanjye John kuko wamubeshye ngo nzisabe nde yoze nyine uzisabe John fiance wanjye barakubeshye ngiye Doroseri muziga bakazi nsaba uruhinja imbabazi ahubwo wumva icyo ushaka kukubwira ariko mama wajya ureka kwihagaraho mu mafuti nyumva yewe Doroseri muziga bakazi umugore mugabo wirwanyeho ndabivuze mbisubiyemo kariya kana ntigashobora kumbera umuntu ako mama kuko ni wowe ubifuze si wowe wamuzaga ku nkeke ngo urashaka umukwe ngo n'umwuzukuru ntunazirikana ko nakarantutse kuko mama ntuzi ko mfite imyaka 42 ibyo bintu urabizirikana nushaka ugeze 45 cyangwa 50 ngewe navuze narangije sinsubiramo ngaho unyumvira ahubwo reka mpamagara impanga yawe Josephine muri Canada nyibwire iryo mbonye byo ngushishe mama mama unaniye umutima widore duvagiye kurugo ngo umutima mubi none se niwe ugiye kuruka niko muko ubwo ubundi ntutwite umva moto nshasha wayumvise Mariti umva moto wayumvise 0 kilometero kiva mu bashashi mbega ngo John ndakabye inzozi umva moto yanjye bwite muri Kigali nawe tugiye John ari umurobyi aradukiranye pe akirase Joseph aragukijije sha agufashije kuzikabya ko atangiza no kongera kurokure bwa moto bwanyu bw'amafuti shabushaje utangiye kuzito ese ko nyimufite izindi nzozi uke kubatirizwa mu itorero ryacu wihaniye rwagati mu itorero urumva ukatura ko wihaniye ingeso y'ubusambanyi bizere kutazayuburuka babaza Joseph nyine nubwo ngiye kubana na Joseph ntabwo ari ibyo yanjye pe weke abukobwa bonanutse ngiye ntibunezeze urareruka mubwire Maritini uzabigenzura ubirebe neza gukunda umukobwa udafite nyashi muri iyi minsi rwose ntabwo ari bayivamo pe biragoye ni mama y'Imana uti ngo nkwashi si indwarara Maritini urantiza ubundi ko ukiri muto wagiye ureka kwigira ikiwerewere mani yusobanuka ujyane n'igihari utese nyashi ni ikibuno mu kinyarwanda cy'imihanda yewe somwa ariko si ibyo bibuno ubikurikirana mwikisha yego turabizi Joseph umukurikiranyeho ifaranga ariko ukwiye no kwihatira kumukunda kuko agiye kuba umugore wawe gira uti ifaranga nyine uva mubwire Mariti nakubeshye ibintu nabitangiye mbona ari imikino ariko nijoro nibwo nakangutse mbitekerejeho nibwo namenye ko ndi ku kiraka gishyushye kandi kimeze neza cyane ngo ku kiraka ese kandi ni ibiki ikiraka nyine kizavamo agatubutse sha ntajye nkaba umutagiri muri Kigali uranjimije pe nikosa Maritini we kira ko wabonye ikintu kizagukiza ni kiraka ki ukiri motari se nkatwe Maritini jya ugabanya ubuzehe n'ubuzembe muri iyi Kigali wanjye iyi Kigali si ikigoma shaso zakizwa n'iki ushaka kwigira nk'aba bandi baba muri Nyarugenge ku Bugenge rwose mbona bibaha ifaranga ritubutse abenshi batunze ibya mirenge byanabagize ibyigenge ntiwumva se nanjye reka nkubaze ko wabaye muri iyi Kigali imyaka myinshi ni gute amaguru buguru yubakira umukobwa etaje muri iyi Kigali cyangwa akamugurira Benz
gute none se nawe nyine ayo maguru nk'abashike bacu urayafite ngo yadanze urudandaze nyagasani cyangwa shaho ushaka kuzahemukira Jose ubwo ntimugiye kubana ejo mu gitondo tukakumva wasaze wasizuye ngo urasaba agatanya yego nyine izo nizo nzozi zanjye umva Josepha nzamukuraho ifaranga ritubutse ubundi njya kwiyubakira cya kibanza cyanjye nagabanye kwa muzehe hariya zandu ntuhaze toka satani gusa sha wambwiye ko wamuteye inda ubwo nibyo ngibyo urimo uteganyiriza umwana wawe nyine urumva inda ni karugondi ihene namutambitsemo kugira ngo mwigarurire mugaraguza agati muyobozi ngo niy'icyuma cyakora ushobora kurisa yarusakuza ariko have nawe wintuka sindisi urumva genda umugabo mu bagabo kandi nkwicyubahiro cy'abagabo cyakora da byo uri umugabo mu mapantaro ariko sha reka nkubaze ubu bukwe buzataha ariko ibyo bigambo byose ubuhuragura n'iby'ikibazo imaze imyiteguro igeze kure ejo Josepha yavuye kunyerekana iwabo uravugisha ukuri yewe siko bya bintu bishyushye koko none se wabo bakwakiriye nimubakire koko mbega inzu gusa afite umukecuru w'inkazi bya danje nabonaga arimo kundeba nk'inka yica hafi kumbwira ngo guhaguruka utumuke ariko ku mutima nkavuga ni nushake ako umukobwa we naramutambitsemo karugondi ihene nkamubikamo urubyiruko ariko inda wamuteye ko numva ariyo wagize turufu none nkaba numva imipangu yawe ari ubufu ubwo wizeye ko muzabana cyakora umujinya wanjye uzankoraho pe ahubwo ejo navuyeyo nkozi barubanza narabivanze bararihese kandi urumva nyine iri kecuru ryarahagurutse rigiye mu gikoni gato numva ndayagaye ndavuga nireka muhe ikibiso ngitangira toka satani ibyo wabikora se ntabikora se ceceka ariko wumve wasoba ukwe ariko urumva yari kumpeza ku kantu koroshye nk'ako ngako yitwaje ngo nuko turi iwabo nkamuhereza ubundi twarahatwitse icyo turimo guhisha n'umwotsi gusa kubera ko gasuzuguro wa mujinya wanjye waranganje mpita mubyatura urushyingo uti naramubyatura urananiranye ndayamanitse pe koko waratinyutse ukubita Joseph iwabo naramukubise da ariko urumva umubura nka y'ameza bikavamo kandi antwitiye aho ariho hose mfite uburenganzira bwo kumubaza ibyanjye igihe nshakiye kuko ndi umugabo we ariko reka nkwibarize uri ruhaya uri intamati uri isake uri impwerume uri iki niko urubuye bwoko bw'isekuru niko gapfizi we ubwo bushake bugushushubikanya gutyo nibushake nyabaki koko yewe uracyari umwana pe erega umaranye n'umugore iminsi wararenzwe ntiwabyumva ahubwo nyine ako kanya nyina yahise aturuka hirya asanga Joseph arimo kurira atangira kumubaza icyo abaye abakecuru ntabwo bazi wasanga aranabumvirizaga hanze aratwumvirizaga urumva nyine yabajije ikibaye ndamumwamwanya mubwira ko ari ivubiri mu rwinzi njye na Joseph twaramucabiranyije tubona asa nk'uwemeye ariko ubona ko atemeye neza cyakora Joseph aragukunda pe umva rero nkubwire nkurikije ibyo mbwiye igitekerezo wanjye ejo cyo kukubera umubyeyi wo muri batisi ntikikuremo bivuyemo ngo nkikuremo kikuremo nyine kandi se wowe mpindutse ute rwose nubwo nanjye ubukristo bwanjye bucumbagira ariko sinabyara umusore w'umupagari nkawe ukibereye muri Egiputa ariko nyine nuko utaretse ngo ndangize burya nyine urumva nako nijoro naraye ngize inzozi rwose zintera ubwoba mbese ahari ubanza byari nk'ishurirwa pe ntiwumvaga se ko mu byo navugagamo iby'inzozi wagize inzozi kisa kandi ni izihe nzozi wagize urumva nyine narose ndimo gutandukana na Joseph ari njyewe ubiteye ariko nyine mu nzozi imana yambwiye iti Joseph niwe mugore wawe n'umwanga cyangwa ukamubabaza njye nzamuhorera imana izamuhorera nyine kuko Joseph ni umukobwa witonda rwose wubaha imana ntakwiye kubabaza wowe humura rero ngikanguka nahise mfata ingamba nshya ubu ngiye gusenga cyane mpangane na shitani ushaka kunyiyongoza nako ahubwo ngiye gufata amasengesho y'iminsi 3 nsiba kurya pe ubu nkwizere ko kugiye guhinduka ukuri rwose ni impamo y'Imana urabizi ko nawe urahira izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma utabizi rwose rero nk'umuntu dusengana ni wowe ugomba kumbyara muri batisimu mu bukwe pe sibyo nako nawe uzayibona ko nahindutse ahubwo nawe rwose umfashe gusenga kandi utsengere
joseph impanga yayitinyuka imbwire ngo nta mwana kariya akajura kazatanga ibyo birashoboka kuko kamutwariye ubuntu mbega agasuzuguro ariko ubundi ubu bukwe ntabugiyemo nabiki koko harya ngo nakwitwa umurozi mama cyagasuzuguro ako mama amahane ngira ko ndikayoye nyakomoraho warayampaye rero uricura koko joseph ako kabwa kamutwariye idiho iyo maskini wazayifasha ubundi ukayidiha ukayumvisa ko uri umugore ariko uri umugore witunze ntawe ukwiye kukumenyera joseph se mwana wanjye ugira ngo uko ndimo nsaza siko n'amahane nayo arimo asaza ako se basi uyu munsi waramutunga urutoki ejo ukamutunga inkoni wenda ejo bundi ukishasha ukayimukubita nta soni ako ubundi kuki joseph yaragufata telefone mubwira ko ati telefone mukuru gutuye ngewe mwumvishe nta soni agira erega ntabwo turi kumwe ngo ubu yagiye guhaha ibirongorano ako tekereza okay n'imyumvire yayishebye nibabane amuhe ku mafaranga ye ntihazagira ikintu na kimwe twaruhiye kibigenderamo muranyumva mvuge mbisubiremo inzu yanjye namuhaye ntatekereze na rimwe kuzayituzamo iyo masikini ariko se nizere ko unyumva neza ariko se mpanga zanjye kuki koko mucitsemo igikuba mama igikuba cyaracitse ahubwo ibintu bigeze iwa ndabaga uri kumva cyakora n'u rwanda narwo ndumva rwarabaye nko mu mahanga pe kuko umukobwa w'imyaka 42 agiye kurongorwa n'akana k'imyaka 22 ntabwo bishoboka ngo agiye kurongorwa huza imvugo n'igihe gira uti ahubwo joseph agiye kumurongora ariko nawe ntaguhungira pe ariko wa mukobwa uraseka uranyumvira icyo gitwenge cy'ubupfafadi ubu ukubita nta n'isoni kandi uri umupfasoni mama reka njye nisekera ubuzima ni igikuri gusa njyewe ikintu ntarimo kumva ni ukuntu umukobwa wize kaminuza akaba ufite akazi keza muri banki ashaka agasore k'akamotari katigeze atangira mu ishuri na rimwe byongeye akarusha imyaka 20 uziko wagira ngo ni umwana na nyina usibye n'amashuri se gatunze iki nta mutungo nta burere nta bupfura nta myaka nta ndeshyo nta n'indemo mbese nta kantu karaho k'amafuti umva k'amafuti gusa akose mama basi byibura gafite n'inzu wenda nko muri bwabo karitsiye iyo ngiyo ngo mu nkengero z'umujyi nubwo wenda kaba ari akazu k'amafuti ngo k'amafuti hagakuye hese ngewe nkurikije uko namubonye uriya ni umunyoni arutwa n'inyoni nibura yigira icyari mama njyewe ndabona yanze kumfata kuri telefone ariko nataho mumbwirira uti iriya nzu nubwo nayimuhayemo impano naramuka ayitujemo uwo munyoni ntituzongere guhuza imboni na rimwe have se kandi wikwanga impanga yawe nawe humura mama sinamwanga ariko nyine umwibutse kuko byagenda kose ari iriya nzu amukurikiyeho iyo ngegera nta kindi yishingikirije uretse kuzasaba agatanya bagafatura kandi we yaraje yeteta nta kintu azaye aho rwose ubivuze ukuri nanjye nibyo muramubwira ariko yanze kunyumva cyangwa mubona ngura amazu aho i Kigali mukagira ngo amafaranga nyabona muri Canada atamvunye uravunika mwana uravunika rwose ndabizi uravunika rwose ndabizi kuko utwoherereza n'amashusho uri mu mashyamba uri mutema ibiti ubikatakata n'imashini papa watubyaye yaratwihakanye byaminze umunyembaraga ndavuga ni ngomba gukora cyane nkazatuma umugabo twihakanya twifuza none ibyo navunikiye inzerezi zitangiye kubyigabiza mwana wanjye uri gakuru koko uri gakuru pe rero urakoze kandi koko waduhinduriye amateka ariko nawe ntabwo ibi by'akazi ari byo uzahoramo nawe gira ushake dore ugiye gucura nta kana nyumvira kandi abagabo abagore mubabonamo iki koko mama mubabonamo imana zanyu ntacyo mbabonamo kuko no ku rutonde rw'abanzi mfite umugabo niwe uza ku mwanya wa mbere rwose so butera wabihakanye muwo nanga ari ku mwanya wa mbere wakabimenye se ubu koko mubona umukobwa w'imyaka 42 njyewe ngikeneye umugabo ariko rero mwana wanjye burya iyo uri umugore nta mugabo ufite ntacyo ubura icyo pe ni ngewe uzi urwo nabonye ariko uzi ukuntu abagabo bakujoga niko Jose ibintu naguhaye ku rutonde ugomba kugura ubwo nibyo urimo kugura niko ese ubundi ubwo urabyibuka ndabyibuka sheri humura ndabigura nubwo nako nyine rata amakani karame Jose nshyirira aho ngaho iduze niyo amasahani reka ndebera
umpe n'amasafuriya ibiyiko n'amakanya n'ibyo bisorori urumva n'amatasi nta kibazo ibindi ko mbyibagiwe ra kandebe ntabwo wabyibagirwa da kandi uri kumwe na sheri wawe ahubwo bwira sheri wawe akwibutse mbese ubundi igihe waguriye ko mbona nta kintu na kimwe uragura ibyo nakubwiye ko nkeneye ko atari byo wahereyeho mpereza hano ku gapapuro mpereza hano ariko se sheri ko biriya washyize ku rupapuro koko urabona ari byo byihutirwa koko nibyo byihutirwa nyine urumva mpereza ahubwo kubera amafaranga mfite adahagije mbabarira rwose ureke tubanze tugure ibyihutirwa amafaranga nasaguka nabyo turabigura rwose ariko si ubundi Jose ninde utegeka hano ariko se kandi musige rwose mwishwana n'abageni njye nabajije ngo ninde utegeka hano ni wowe utegeka mutware wanjye ni wowe rwose aho usubije neza reba hano kuri lisite ibyo nakubwiye byihutirwa urabona hano ese reba sike ndareba twe gusa reba hano televiziyo reba radiyo urumva firigo ariko ibitagomba kubura n'ibikoresho byo muri jimu nka tapi ibyuma byo guterura n'igare ryo kunyonga ndetse na video game ntigomba kubura uranyumva neza yego ndakumva none nurangiza ugore n'icyokezo urumva yego ko mpakaniye wakora zikubona niko none se nk'ibyo bikoresho byose urumva mu rugo bikenewe koko mpakani mumbarize pe mumbarize rwose niko se sha nawe shase njyewe ndi ishati ya siko ariko uziko musuzugura koko umuhungu w'abazigaba niko Jose ese uyu mugabo wawe ko afite amahanira hane wowe bari bakwita sha ese ubwo wamujinya n'uwiki urabona ukuntu ahise afunga ibipfunsi rego umugabo nugira amahane n'ubundi mpakani kandi rwose we bitindaho nawe ngo ni umuzigaba mwene wanyu reka twe kubitindaho da rwose mugani koko umugabo nugira amahane uretse ko burya n'umukiriya ari umwami da cyane reka tegeke nako patro none si ibyo bikoresho byo muri jimu ibikoresho bya video game urimo kuvuga hamwe n'icyo cyokezo kuki wakomeje kubitsimbarara ariko abantu bashaje nabo baranyubira icyo tumvikana muri ibyo se niki nyine ibikoresho byo muri gym ku buryo nzajya mbyuka ngakora ka siporo mu rugo iwanjye nkarya icyuma ngakora ituza nibaba inkogo ubundi nkareba agasobanuye kandambira ngakina game tumvikana niki ariko se sheri ntuzongera gukora ariko winca mu ijambo nawe ndakora iki se ko ngiye kuruhuka urumva nyine ahubwo igihe nkeneye gusabana n'ibyuki n'amaniga yanjye nitwarya imvange n'ibiki urumva ni ukubaga agahene kose ubundi tukagashyira ku cyokezo tukarya inyama tukanywa na byeri tugasabana nk'umuntu ndumva atari ngombwa sheri ibyo rwose ntabwo ari ngombwa ngaho umva mureke tureke kurangaza abakiriya rwose suyu se umva kiriya umva yewe sha fasha abakiriya twe ntimutwiteho twibereye mu byacu oya nta kibazo fasha abakiriya ntacyo umva nako ni munsi hano hirya gatoya twitarura abakiriya sheri tureke ko yamenye y'abasetsi muri iri hahiro rwose mbabarira mubona ko abakiriya bari batangiye kutureba nyine nakurebye ariko si ubundi sheri ntubizi ko nsanzwe nitonda none se wakomeje ukitonda nuko nk'uyu mwene wanjye bashatse kunkura mu bwonko naho ntari biryanye sheri ni ukuri hangane ntubizi ko mpakaniye mu rwego rwo kuntwerera yanyemereye kumpa ibikoresho byo mu rugo ku kiranguzo koko si ibyo narabyemeye yewe ku kiranguzo nari nshinzwe nakora abizi rwose nakiriye agakiza umurasheri ibintu nta mahoro rwose nta satani umva rero Josepha ndakumva ibyo nemeye kuguha ku kiranguzo ndaguha ibikenewe gusa hari ibyo ugiye rwose ndi buguhe mwana wa dorosera ntacyo nabagufashije rwose nta kibazo nyine wowe duha ibyo ufite ibyo udafite turabishakira ahandi ngo ahandi ya papa sha amafaranga y'abana agura ibibwana kwera ngo umva sha ngo iki mugura ibintu bikenewe gusa kubaka urugo si imikino niko uranutse ngo ngende umwana iyi mbwa nako ngo ngende ikibwana ariko hose unyumvise nabi
oya rwose nabi aho ngo nakumerera nabi patro rwose nyumva simbatutse rwose mbarasa ibisingizo sheri ni ubwa mbere nabona umucuruzi warenzwe koko nako tuve hano tujye guhahira ahandi muzenda kubashye nako ututse utamututse aba yitutse aho ariko aho ntunyumvira kandi ariko zisha waretse kwitwara nk'uruhinja koko uruhinja oya makane rwose nawe ibyo byo kugereranya sheri wanjye n'uruhinja byo rwose ntabwo turi buze kubyumva kimwe nyine se ntunyumvira ukuntu uba utangiye kunsuzuguza bene wanyu ntiyongere harya ngo waje kwa mwene wanyu ngo agutwerere ubu se akagasuzugura nsuzuguye hano kaguza ngaha kinsubize niko yewe babivuze kuri ko ngo witambitse mu y'abakundana yagoma jose ndavuze ngo cishwa ahangaha tugende ntitwaje gusabiriza hano ntabwo tubuze amafaranga kandi uyu si we mucuruzi wenyine uba hano muri kigali nakosha nitugera mu rugo urambona urumva urambona neza uwundi we umukecuru tukwakiriza iki mediya karame mamazi ndumva ndushye rwose aka kazamuka umuntu abanza guterera kugira ngo agere iwawe karampumagije pe twese ko twituriye mu misozi ahubwo nari nzi ko utahamenya kuko twituriye mu kajagari akira murakoze aya mazi arafutse rwose amaze inyota umukobwa wanjye atarangurira inzu ugira ngo izi karitsiye zose sinazizengurutse nzitura ngira ngo hari karitsiye y'akajagari muri uyu mujyi ntazi niyo mpamvu nkuyobora bitakugoye kongeraho yego rwose ntibyangoye none se mukecuru ni iki ku bijyanye n'ubukwe bwa Josepha ushaka ko tuganiraho imbona nkubone tutari kuganira kuri telefone umva rero mediya nk'umubyeyi wa batisimu wa Josepha ndagira ngo dukorane inama rukokoma na Josepha imbona nkubone ubukwe tubusese tubusenye ntibutaye ngo tubusesa oya pe tubusesa kubera iki mama Jose ubukwe buri iminsi 3 gusa ngo butahe uzi ko umusibare ejo bakajya mu murenge 3 se bivuze iki ubukwe ntibutahaye ntabwo butaha pe ngaho basi reba igihombo twaba duteje Joseph igihombo nyabakize reba yishyuye sale na dekorasiyo yakodesheje imyenda bazambara yishyura n'abazabatekera n'ibindi urumva ayo mafaranga baza yamusubiza amafaranga nta na nimwe yigeze aruta ubuzima urumva ndabivuze mbisubiyemo ubukwe ntibukibaye ariko umukobwa wanjye ni gute yakwikwa akigura hejuru y'uruhinja rutamuha agaciro mama Jose abantu twese turabizi ko ubukwe bwose buri ku mutwe wa Joseph none kandi ko John ari akana kuri Josepha rwose ariko nyine ibyo byatuma ubukwe busiba umva neza y'impamvu itumye nza kukureba ikubagaho ndagira ngo tujyanirane tujye kumutegereza ku kazi agisohoka muri banki duhite tumwicaza ahantu mumfashe tumuganirize tumwumvishe ko ubukwe butakibaye mama Jose ni ukuri ibintu kubyumvisa Josepha birakomeye pe ubukwe buri minsi 3 rwose tubwira bwapfuye kera yewe ajya kuraruza ingegera mu mihanda ngo ni umugabo nubwo haba habura umunsi umwe cyangwa isegonda ubukwe ntibutaha basi se hari imiziro bufite none se mama Jose ndakumva wenda John yaba ari musaza wa Josepha akaba ariyo mpamvu bitwa n'amazina ajya gusa niko ibyo nketse ntibyashoboka nyine kuko ngiye dorosera nta wundi mwana nigeze mbyara nta n'indi da yewe nigeze ntwita ngo nyikuremo nabyaye impanga 2 gusa Josepha na Josephine niba atari ibyo ibindi byakwihanganirwa da mediya nyumva neza ibyo turimo si ugushyingira ahubwo no gushyingura toka satani dushyingura ninde wapfuye niko ko kuriya mupfu utagira ikinyabupfura nkubita umwana ibipfunsi ngo ubwo se John yabitinyuka ntabwo yabikora pe atabikora sugira ngo n'ubwa mbere yaba bikoze amambere mu rugo ntiyamupyatuye urushyi nkarwumva ndi hirya muri koridoro nkiruka ntabara nahagera ngasanga umwana wanjye arimo kurira ijisho ryanganya umusozi nabazi bibaye ingegeri kansisibiranya ngo nivubire mu twinze wa none ukuri kwigaragaje di makaniya yampaye ukuri ntibishoboka nibyo se koko byarabaye none urumva naje hano nje guhimba ibinyoma ariko usikuntu ngo batonganiye mu iduka ryo kwa makaniye ngo urwo ruhinja rwarariraga ngo Josepha rugurira ibikoresho by'imburamumaro n'ibikinisho by'abana aho kugura ibikoresho bizakenerwa mu rugo ariko si ubwo si ukumuharabika none se nyine yaramukubise yewe ngo ntiyamukubitiye aho nako ngo yagize umujinya nyine ngo afunga ibipfunsi ngo makaniye yamurebye n'aba aratinya kubera rero hari hamwe n'abakiriya ariyumanganya
ngo yahise yimwarisha ngo akora mu mifuka. Urumva mu mutima wataramukubise? naringize ngo waramukubise we. Urumva nyine ko ari abarimo kubikuriza ngo bice ubukwe. Yego nyine John turamuzagira umujinya muba ariko nyine burya mwebwe muranamuzi ko ari ndakoreka niko hanyuma umwana wanjye ni ugiye kuba igitambo cy'uwo mujinya. Sha ngewe Doroseri muziga bakazi nk'umugore mugabo wirwanyeho ndarahiye ndarishinze kariya kabwa ngo ni John ntigashobora kumbera umukwe. Ndabivuze rwose. Ariko se mukera uratinya kugatuka umukwe wawe nta no kurenza aho utwara. Umukwe se nyabaki ubundi umwita umukwe gute tarakoye? Yewe cecekera amazi yarenze inkombe. Ngo yarenze inkombe ajya hariko ndayasubizamo. Mukecuru rwose cecekera ibyo urimo kuvuga ntabyo uzi. Nibiki ariko ntazi? Mama Jose tubabariye twarabiguhisha ariko nyine nako nyine enda n'imvutse. Nunyumvira kandi nunyumvira ko ibyo nakekaga ari byo. Kiriya gicucu ni gute cyatinyutse kubyarana n'iriya ngegera? Sinabiketse nakibaza niba gitwitse kikamakanira. Ariko abakobwa bazi guhisha inda koko we mana yanjye. Nuko rero nyine nguhaye inkuru y'imvaho wicara ubizi neza ko umukobwa atwite kandi ko azabyara. Ariko amadini yo muri iyi minsi we ese ko numva ngo murasenga musenga iki? Ni gute mugiye gushyingira umukobwa utwite? Ngo gusanga umugabo utwite nibyo bigezweho da. Bigerwaho iki? kuva Josepha yava gusasa ubu buriri nk'umugeni urarutahamo. Umva ibyuki byahasimburanye birahigaragura koko byahigaraguye. Umva mbese shajo kise ko uburiri ryarya indaya n'ukuntu wanshyizeho ko ari njye ukunda gusa. Kandi urubuke ko wanambwe ko numara gutandukana na Josepha ari njye tuzibanira ntiwabimbwiye. Ariko kwini rwose ni wowe. Irega bose nanabirukanye ntacyo dukoze. Icyo nakoze ni ukubatunga urutoki nkababwira ngo do nimutumuke mutahe. None se ntubona ko twararanye ijoro ryose mu munyengo uzira kwikanga? Nibyo se koko. Ariko shaho ntegereje ko utandukana n'iriya nyecuru yawe ubundi nkaza tukibanira muri iyi nzu nziza yatwubakiye. Umva nkubwire sheri indakumva witegereza igihe gito gusa tugiye kuba mu buzima bw'inzozi zacu. Yishyushye kuva ejo namanika akaboko ngasezerana ivangamutungo rusange. John nahise menya ko nyize pe. gusa ko wivuze wenyine. pardon sheri nako nahise menya ko dukize bebe. Mwa sheri ahubwo sinzongera kwirirwa meza akagongo kuri moto ngo niko motari. Reka ntago kira ngo mena umumotari. Ahubwo se kiriya gikecuru uko cyanze kukugurira ibikoresho byo muri gym ujya bikorera siporo maze ugurishe yawe zana amatuza zana ibiboko ubundi winyibutse koko uzajya wirirwa ukora ikisheri. Nyine cyarabyanze ariko ntacyo ngiye kujya nirirwa nirebera agasobanuye urumva ubundi ntamike nk'icyana cy'inyoni mu gihe negereje gatanya ngo nibanire n'umwamikazi wanjye. gikora nanjye ninkora ndifuza kuzamera nkawe Jo. Papa mbese ariko shaho mbona umumbeshya. Oya ubu koko numara gutandukana na Joseph uzanyikoza. Umurabebe ukuri umurabebe ibyo ngiye gutunga byose ni byawe. Wow. Na mu minsi mike uzaba umeze neza cyane. Mana yanjye sinjye uzarota. Ahubwo umwamikazi wanjye Karamebo icyo nongwina ariko ngufure ureke gufunika. Reka mihano ariko reka wabaye iwawe ndabizi ntuzi ko ari uwo nkunda bitari ibya Afurika. abesha winyirigita reka kwinyirigita ugasanga ugira ubukiri gitwa ako uzi ko wajya ngo nkajya mu bukwe diye ye uretse gato
harya mfite ubukwe yego mana yanjye umbwire ko wabyibagiwe ubundi si ubukwe na munagana ye ahubwo mfumbata disi we nibyo nyegera neza neza cyane aho koko si ubukwe ntabwo bujyamo bujyamo erega ubu ngubu nabwo ni ubukwe yego disi ubu nkongezamo inkongi y'ibizongamubiri izambera impamba kuko nimara kubana na nyiramudaruriya ndabizi sinzongera kwishima ako disi reka ko nyirigita akuyewe ko ngira ubikiri gitwa sungu kutajya gufata umugeni nako nyine cya gikecuru cyawe nyir'ucukecuru nako nyine ikinyegere cyane nako ikindekura ndakura ariko ubundi abagore bose ubu ku isi bameze nkawe ariko jo uwo mugore wawe watuguye hejuru kuko twari igitiranye njyewe jya n'indi gita namuniga ahubwo namukubita n'umutwe nkawumenya rahera amenye uwawe erega njye ndi intare shawe utazagira ayiwe mana we ntibivuga umugore wawe waraje we yapfuye John we ibaba we ubu se yabitinyuka ati ndicaye mukabyara ubu ni gute yaza kunyifatira kandi ari igihe wagombaga kujya kumufata byaba ari agasuzuguro John John sesera we kingura ni Martin iyi nzu irimo umuntu ura ihishe ubu ni umubyeyi wanjye wabatise mu by'ukuri ndabona hatanakimwe nta karirimo rwose yesu kirisito watubambiye ku musaraba ndarota cyangwa maritini niko akabati se twagutegerejeho ubukwe bugomba kubera kumbe wowe uri ahangaha uri mu iraha n'indaya ariko mariti ngenda kuyamya bino kiri wanjye nako kwanza vuba dusohoke tuganirire hanze utamuhungabanyiriza umwamikazi muhungabanya ariko se ngwino dusohoke tuganirire hanze n'ibyo duteza n'akavuyo birimo so kuganira ko cyese iki mariti niki mva nkubwire ukurugutura amatwi wumve wikwitwaza ko wambyaye muri batisimu ngo ubyukuntu ukiri iwanjye tutabyenga iminyagara niko sha harya wansezeranyije iki cyagiye ntiwabwe ko utazasubira mu ndaya akantu k'uburaya ntiwicije n'imbere y'abakirisitu rwagati mu itorero ko ucitse ku ngeso y'ubusambanyi mva rero nkubwire ngewe ndakubyarutse ushaka undi mubyeyi wa batisimu kandi ndagiye ntushake ngese ubukwe bwanjye ko bwarangiye ejo nkiva mu murenge ngasezerana ivangamutungo rusange umva marite genza gake ariko jo nuko mbwiye nuko nkubwiye nyine rwose ndagusabye untware gake mariti nutantwara gake byose ngenda bivamo kandi nimba ivamo urabuhemukiye Joseph impamo y'Imana ni njye ubumuhemukiye cyangwa ni wowe nyumva neza atega amatwi kuba umutunzi udatunze umutima mu nda uba uri umwanda rwose urumva ariko maritini wabinjije njyewe umutima se uba mu nda cyangwa uba mu gituza akuzi ko utinyuka umutima se ni impindura umutima namara ngo uraba mu nda fatima ni urwagashya cyangwa ni igifu mva nkubwire jo menshi aravuna sinaje gutukana nawe sohoka tugende ureke kwivuruguta mu byago umunsi wawe w'ubukwe urumva imodoka iri kurembera gutegereje itegure tugende cyangwa niba wanze umbwire muruza abantu bose bari ahabereye ubukwe baze bareba amahano wakoze ngo guhuruza abantu none ubwo se ibyo biri ngombwa koko mariti ibyo ntabwo biri ngombwa rwose uransebeje gusa nta kindi ariko n'ubundi nari mbizi ko rwose uri imbwa wowe sinzi impamvu nakwizeye ibyo ngiye gukora ngiye kubikora kubera Joseph no kurwana ku cyubahiro cy'itorero dusengeramo ngo ridaseba ntabwo ari wowe rwose rwose nyine have w'ineza abo dusengana have rwose mariti udakora ibyo bintu reka nkwakwanye nitegura iminota mike nze tugende yewe ubukwe burataha ntangare niba unataha urugo kugira ngo ruzarame ni ahanyagasani kumana koko ni ikinagucume ugituma umana bigeza koko uburyo ntiyagiye heka mbenze ku munsi w'ubukwe
mare mbabarira ukinge neza urwo rugi rw'icyumba hatagira utwinjirana akamenya ko ndimo kurira. Kenyera ukomeze wumve icyampa akabura burundu ubukwe bugapfa. ariko rwose mama Yozefu ariko kumusonga dorari babareye. Musonga ariko musonga ibiki? ariko uzi koko kumusonga wundi utakubuza gusinzira. Mama koko waretse kunkomeretsa wambabariye. ahubwo pare wariye koko yaheze ko nta makuru aduha. ubukwe n'ubundi impanga yawe itarimo ngo ikwambarire tukwizihire nta bukwe mbonye mugozi. none mama niba Josephine adashaka kunyumva uragira ngo mbikore wiki koko? none se uragira ngo mwishinge nange gushaka kandi we ngo gahunda yari ntagikwe. noneho ubu urarongowe ariko Jose kuko ntibinaguteye isoni kuba inzu impanga yawe yakugura igiye kwituza n'irese ya rusawuzi. Jose ayo magambo ni mabi rwose. aho gutongana ahubwo nimureke dushakishe John aze mukora ubukwe areke kudusebya. itorero ryacu ryaba risebye pe. umva mbese aho mwapfiriye ubwenge mwebwe murimo kurwana ku cyubahiro cy'itorero ryanyu aho kureba ku mwana wanjye murimo gushyingura mubeshya muri kumushyingira. Mukecuru none se uragira ngo tugire gute ko Joseph ashaka kubukwe? Mama waretse ariko kunzamurira isukari koko nk'ubu urimo kumfasha uretse kuntera stress gusa. uragira ngo nzabyara umwana utabana na se mbe imyaka yose nta mugabo nk'uko wabayeho? uhora unyumvire aho ninde utwite gusa cyangwa utwite n'umutima mubi. noneho ndavuze ngo cishwa ahangaha uze dutahiye ngo utwite nta kitwaye umwana uzamubyara murere. urabyumva neza? mama noneho nanjye ndarakaye aho bigeze. ndekura ariko ndekura udatuma nkubahuka mama ndavuze ngo ndekura. nawe njya sinshobora kuva muri iki cyumba rwose. Mukecuru wamurekuye koko ukareka kumutera stress udatuma indi ivamo. naze tugende se nyine. mama mbabarira rwose sinshaka abantu bazajya bavuga ngo nabyaye ikinyendaro nk'uko twakuze bakuvuga. njije gusa wumva ubugoryi bwawe ubwo se urantutse cyangwa uritutse? ngewe Doroseri umugore mugabo wirwanyeho ubu nagiye njye menye aha ndakabye nderekeye ngende kaje n'iganje sinabuta mba mukecuru tubabarire rwose wigenda koko ubwo ugiye hehe wakwihangana. ubwo si John uje? yaza yasiba ubukwe simutashye ubukwe n'ibyishimo nta mpamvu yo kwicara mu bintu narakariye ndagiye ngewe mwene ndebera data niba ari buje. Joe wanjye mereza icyo kirasa sha izi brochette nzisiga ibirungo. mereza rwose. ariko cyakongera shabura umunyamujyi. Ntese umva uzi ko nizo mu kabari zitaryoha nk'izawe. yego zotse ubundi ntumira amaniganje tumwe duserebure kuko ubu ugiye kubura umwana w'umuhungu. erega iki cyokezo nicyo nakiguriye. kanze kwatsara birigaragaza pe. ndazumutse kabisa ku buryo uryaho wese yirigatiye. ukuntu ziba zinasa. nanjye unyigisha ukuntu ubotsa brochette zikaryoha. hariho ubundi kwiga ubundi wabyigihisha. erega njyewe ujya umenya ko nkora mu kabari ndirirwana na mucoma kandi koko. Joe karamiye ariko uziko kwemera ko aka kanya waba ubyaye we. yego bana yanjye ejo bundi umusibe ejo ukoze ubukwe koko umugore wawe abyaye ati cyangwa ashaye ndasi yawe n'iy'abandi. kare aho ngaho naba mbeshye rwose. Joseph aduhura bwa mbere agaseke kari gapfundikiye n'igihe wakipfunduriye pe. naho wamugani ntawe wamenya da. kanigereza inzarebe ko umwana dusa. ewe se umwana amenywa na nyina di. Ntajya kuriye nibutse umunsi w'ubukwe bwawe. ndaseka ku buryo nanone ntajya mbimenyera. nako ahubwo ngira ngo ni filime yari irimo gukina. sha wahora n'iki kuriya munsi numvaga nasiba ubukwe neza. iki sinzi ukuntu nakwigobotoye. ntabone nayo nahezeyo. none se nyine kuki utaretse ngo twigumanire? kuki utaretse ngo twigumanire? ubundi iriya kabwera yawe y'inyecuru yiyireka ikabwera bwira.
nurumva hari ukuntu nasubije ubwenge ku gihe nibuka ukuntu ndi ku kiraka gishyushye kandi ariko cyari kigeze aharyoshye mpita mbaduka niba ko ndoga niko kugenda nkurikiye pare naho ubundi iyo bitaba ibyo nari kuhava se ahora rero kiriya kigabo ngo ni pare wawe cyatudobereje ibirori twari dutangiye uzi ukuntu cyasohoye mu nzu nabi we sha byihorere ariko icyiza ni uko uyu munsi wayigarutsemo ni uburyohe uriya munsi numvaga ibintu byose nabirakariyemo ku buryo no mu mafoto y'ubukwe bigaragara rwose iryinyo ryari rishinze ku rindi nta byishimo nari mfite pe ariko ngo mu rusengero kwa kundi babaza abageni niba ngo baje gusezerana ku bwabo ngo babe barabikojeje ubisubiza ukambije agahanga ntagakambye se wabonaga mvuye ahangaha mbishaka koko ariko ibaze iyo pasiteri ibyo bintu byitaho akanga kugusezeranya byanga tese ntituba twabishyuye sha ntaho yari guhera byanga ahaha yabyanga aho pasiteri ntubazi ariko si ubwako ko wumva utarimo kwisebya imbere y'abantu jo umugeni ukambije agahanga nsiba se nsebe iki nk'umugore na k'urukecuru twari turi gusezerana inda yari imvutsi abamwambariye bose bamuhungizaga buri segonda agatikubita hasi nanjye akana gato aho nari mpagaze nawe nijimye mu maso nta guseka amenyo nayamariye mu nda akana gato gakingiye ku gahato rwose nuko rwose nuko ari ubukene bugira nabi naho ubundi sinagakwiye kuba nasezeranye na ruriya rukecuru wa mugani wawe ngo wumve se kuva twava mu bukwe kugeza uyu munsi ubanza narasubiye kuba imanzi pe imanzi yanjye rwose imanzi da kugira ngo zise uyu munsi wanyibukije ko ndi umuntu w'umugabo imodoka wagira ngo yari yaragonze moteri neza neza ariko nawe ngaho rero nshimira gushimira se hegera hino werekera ngo hindukira ni ukuri rwose wakoze kuza joseph nyuma y'ubukwe yatse konji y'ukwezi rero yirirwaga hano nayo narabuze uko naguhamagara shanguze twisanzure sinjye warose rwose amatariki yo kubyara ageze akajya kwa muganga neza neza cyakora nanjye nayo ngukumbuye jo wanjye nibyo wakoze rwose ko wagaguherekeza iriya nkecuru maze ukamparira uyu mwanya ahubwo uzi n'ikindi ni igiki joseph namara kubyara amaze kubona umwana wanjye nzamwiyenzaho bikomeye ku buryo we ubwo aziyirukana ndashaka ko azasiga umwana ubundi tukibanira akaba ari wowe umurira mwamikazi w'umutima wanjye nibyo urabyumva utekesheje wesha mwana urakoze ni ukuri kw'imana ni ukuri ubuze ibyo nashakaga kumva jo ahubwo nayo nabuze aho mpera mbigusaba nibyo kandi umwana wawe nzamurera neza nishimye mbese nyine nzamurera nk'uwanjye uhora undorere ese ubundi wowe uko mbona utembagaza ibisorori imbere yacu urashaka umugabo ujye ufata ugakomeza ubundi urajyaye n'ibisorori nimumbabarire rwose nyine ngiye kugemurira mabuja yampamagaye ngo amaze kubyara uranyumvira agasuzugurora kuki atari ngiye yahamagaye nk'umugabo we ngo ambwire ko yabyaye gora yari kubikubwira se gute kandi waranze kumuherekeza ceceka aho ngaho akajibwe gusa nawe si ibyo ngibyo bizi ute ariko karya rugo zo muri iyi minsi koko zabaye ntundorera se umva we karyazi ndakumva njyewe uru rugo nimara kurutahamo nyokubuje baramutumuye nzahita gutumura nawe umurebe wirebe oya rwose nimumbabarire nari ncitswe pe nimumbabarire rwose ngaho subizaho ibyo bisorori vuba ninakubwiye ko joseph umwana wo mu bakire yabuze abamugemurira ndabizi ubwo n'ubujajwa bukujyanye ugiye gutanga raporo y'ibyo nasigaye nkora ngo gutanga raporo ugiye gutanga raporo umvaga ko ntuzibeshe uko pfo nako ahubwo reka tworoshye ibibazo duhite tukwirukana nonaha si nk'ibyo byose se ndabumva rwose dufate utuntu twe twose tumuka utahe nonaha ngaha nadufata atahe rwose atazagira n'icyo avuga oya rwose mumbabarire rwose ntimunyirukane ubuse mwinyirukanye najya hehe mbese biratureba ntabwo ushaka gutaha uyu niwe nyokobuje muri aka kanya umva jo sheri babare munyegereze hano mukurura amatwi niba adashaka gutaha ku meza ndabimwereka mumbabarire rwose kurura wenda akakumva sha
ntimugakurure basa kugira ngo murice mu mpembe n'itaye mu mpembe n'igenda wakoze iki kumenya ibiryo se kuguhemba se nibyo ushaka reka nze ngubu ubufaranga bwawe ubundi uvangaho utaha nkarya n'ikinyungu utahuga banza ugakura ubwo butwe umeze nk'ubw'urukwavu uretse kubaha amafaranga kamva imbere se muhita icyo gusa atahe urataha cyangwa ntagutaha nongere ngo umwe nayo mu menyo yawe yakuremo uzagaruka gutwara ndari uko tumenye neza ko ntacyo wigeze ubwira aha ahubwo umugore wa John sibyo sheri nibyo rata sheri mbega igihungu cyiza akomana gisa nase mama wabibonye ntabibonye mama uyu mwana agiye kumara irungu pe kubera iyo mpamvu mise mwita nshize irungu Jordan yewe ni nshize irungu pe ni ukuri cyokora John nabaho mbonye ikintu cyiza kimuturutse uyu mwana ni mwiza pe uzi kurebye nabi bamukwiba nyamune kube maso mama ariko nawe wikabye ukuri pe ni ukuri nkurikije uko wandakariye ukivumbura ukava no mu bukwe bwanjye utabutashye nari nzi ko utankundira umwana nabyaranye na John umwana se namwanga muhora iki ko ari umuziranenge umwana we yaba arengana rwose we nta kosa afite ariko ubundi reka nkubaze yose ndakumva mama niko yose ndakumva ko kugeza ubu wemeza ko washatse cyangwa waherekeje abandi mvira mama none se uragira ngo mbikoreho iki mama njye icyo ndeba ubu ko ari umwana wanjye nibura disi dore imana ingiriye neza impaye umwana sinzongera kugira irungu yego nyine urabyaye ndabibona ariko se John ni mugabo ki utigeze aherekeza umugore we kwa muganga agiye kumubyarira niko ubu John ari hari mu biki bimuhugije bifite akamaro kuruta k'uyu mwana mwiza w'umuhungu wamubyariye mama nanjye ntacyo mbiziho pe urandenganya ariko ubundi za pare na marene zirirwaga zinduhira mu matwi ubukwe butaraba ubu zo zirihe bose ntibamenye ko wabyaye reka nongere mbabaze niba baragushyingiye cyangwa niba baragushyingiye ako mama kuki ibintu byo kunshyingura uhora ubivuga koko uretse ko waba unabarenganyije rwose ntabwo nigeze mbabwira ko ngiye kubyara ni wowe gusa nabibwiye niba utabibabwiye reka mbibibwire mbaha akazi akahe kazi kandi se reka mbahamagare bajye mu rugo bajye kudushakira iya nzererezi barebe ibyo ihugiyemo mu rugo bituma itaza kwita ku mugore wayo wabyaye mama waretse nkaguha nimero y'uko amwihamagarira kuko ukareka kubavuna yewe doroseri umuzigaba akazi umugore mugabo wirwanyeho usabaze njye sinahamagara kariya kabwa ariko mama uzita umugabo wanjye akabwa kugeza ryari kugeza igihe kazabera umugabo Medi karame ndabona tuhageze ngaho uva kuri moto turebe ingerwa mugabo yacu kubyara muri batisimu sinari nzi ko ari byo byavuna kurusha kubyara by'umubiri nanjye niyo ndabivuga abantu bakanseka ngaho reka mpandure ubundi turebe iyo ngegera ibyihugiyemo ahangaha utyo ubwo ugeze hasi noneho kandi iriya sone yo ku gipangu nanjye mbiparika neza iyi moto yego pe reka nsone badukingurire koko cona nsebereze izina pe urabona ko ma Josepha ntarimo kugira ngo ibi bintu bifitemo uruhare rwose nanjye John yarambabaje pe arahemutse rwose ariko satani nimbi koko John umukristo wacu ni dayimoni yihe yamuteye kugira ngo dukorere amarorerwa ndebera koko ingengira ngo ishaka kuzegukana iki gipangu cyiza gutya itarigeze kiruhira koko arya ngo ari ku kiraka sha kizamuka akazazabyumva ese ko adakingurara aho ntiyaba yatubeshya akaba atariyo sheri wanjye Joe ese uragarutse ubu ninde se kandi uvugira mu gipangu oya wisome cyane uri kumena amatwi reka nze ngukingurire numva ari umukobwa ese undi sinahirutse ujyana urufunguzo aho umubwire ngo sheri ego mana yanjye mwebwe se kandi muri bande murimo gusoma inzogera yo ku gipangu hafi kumena amatwi muri bandera yisishanura ngo turi bande nyine muri bande kuki mwabuja rata turi abagenzi
ngo abagenzi nyine nako urebye umubyeyi wa hano yabyaye none twari tuje guterura umwana nyine ariko si ko kurabona utanze ku mwana yanjye wowe nkumenya icyakora unciye mu jisho nako nyine ndi mushiki wa john naje gusigara ku rugo kuko umugore we yagiye kubyara ubwo rero ntabwo abantu be bose mbazi mu mbabarire ariko sha ngo uri mushiki wa john yego muze ndi mushiki wa john ngaho nyine duhe karibu tuvugane na john karibu se karibu yonyine nako umubyeyi ntabwo araza ndumva rero nta mpamvu yo kwinjira hano nako se uyu mushenzera genda kwinjiranye soni mediya karame nawe winjira kuki ariko umurogeye niwe wakereje john ku munsi ngo indaya nyine indaya ni bene wanyu nako kuba nari nararanye na musaza wanjye ikibazo kiri hehe musaza wawe toka satani nawe mwana yanjye ibi n'ibiki koko uyu niwe wambwiraga kwa musaza wawe caca kabandaya we indaya ariko nawe john ndamuzi kuva ku rwara kugera ku musatsi kuko n'igihe wamubyaye muri batisimu urumva john nta mushiki wagira uri indaya yahubwo indaya ni bashiki bawe niba ntari mushiki wese ndi mushiki wanjye bagatukana gusa wowe se kutukana na yesu yesu ngo muramuzi dayimoni nawe uva agakobwa we nturuke ngiye singana nawe ntabwo ngana nawe wowe kuri kuntuka rwose mwihorere jya umenya ko wakijijwe witukana nawe ntabwo twaje gutukana hano ngewe maritini ntabwo umuntu nkora mu bwonko wese ko kabone nubwo naba mfite bibiliya nayirambika hasi nkamusekura ubundi john ari he ngo mubaze impamvu yaduteje indaya ariko indaya ni wowe indaya ni wowe noneho ibeshye si unkoreho niko beshye unkoreho rero ko utari umugore wa john ntube na mushiki we ukaba nawe wabyivugiye ko umugore we yagiye kubyara wowe uri hano nkande uri hano nkande nyine noneho ndababwiye ngo john ntawe uhari ntawe uhari kandi ntimumbaze aho yagiye ntabwo mpazi muranyumva neza ntabwo mwese nimusohokere musohoke hano cyangwa n'abazi basohoka hano saza we umugore we niba ari umugore niba umukobwa ntiwongere kumvuraho ntiwongere kumvuraho ngenda gutinda reka ndekura nyine nimuve hano cyangwa basunikishe n'ibirenge urasura kunjyana he muve hano soni nta n'imbaraga bugira mwumve noneho reka ngewe mbabwize n'ukuri muranyumva neza ni ngewe mugore wa john d wowe wagoramye ayo matwi yawe ni ngewe akunda by'ukuri iriya nkecuru yanyu ntagiye ifite hano tugiye no kwirukana tuyitumure nkecuru nyine soni mwatse moto nyine muve hano akira kasike iyo kibeshya se kikankora najye nkagikubita imigeri nk'uko kirimo gukubita imigeri yose kumena ayo matwi n'ayo mabiri ihabara nawe amahabara niwe shiki bawe masikini indaya nawe na bene wanyu bose umuryango wose ndabahabije tu kwine ndimba bakweri erega iyi mihanda ya kigali yarangishije nta kujenjeka nabanje kwikangamo nzi ngo nabo mu nzego z'umutekano kumbi ni ingegera z'abasivile nkanjye ariko john arabeshya mana yanjye peka umugabo ngegera imbeshye ngo hari umuntu iguje ngo dusangire byeri na broshete kumbi yantaye yigendeye uretse uru rugo ngiye kurusenya burundu noneho mbega ikibebe cyiza igihungu ntuwase nubona ukuntu nakubyariye igihungu cyiza cye ibyo ni mwiza pe ariko nyine si wowe wamubyaye nyumvira kandi niko jyo wowe uzi uko ibise biryana wigeze umugira ku bise wowe ntibanze no kumerekeza nuje aho uje kunyura nta n'ibihembo nzaniye nk'umugore wakubyariye warangije kuvuga se ngo nanjye mvuge vuga se uvuga iki
ariko Joseph Mahero niko Hero ni wowe wamaze kubyara wiyumvamo iki wabyaye ingeso niki kiguteye kunyubahuka aka kanya byo wateye umujinya pe ubyumve bikora ibyo bikecuru nabyo ko ibintu urimo nkorera urabona bikwiye ntibikwiye ariko nyine bikwiriye umugore w'igikecuru n'uburanga buke nkawe byo urambabaje pe ukwiye kubabara ubundi waje gukora iki hano kuki utagumye wari uri niba wari uzi ko uje kumbabariza umutima kandi kare nahoze nishimye nanjye sinagombaga kuza nari nimereye neza mu rugo ntegereje ko nzanira umwana agiye kumva numva Mahero Maritine na Media barampamagaye ngo baje kundeba ko guhita amenya ko wari wowe bancumurije bandanyunyumbye ndabakwebye ese burya bwose waje hano atari uko uje no kuducyura waje ukwebye Media na Maritine abakwebye nanze ngo nibo bagututse ugarura kenge nta bwenge ngira rero naho uracyari wa wundi ndacyari wa wundi nyine najya hese ko imboga mbi zitava mu nkono ese uwo mwana umugize ute ko atangiye kurira umugize nese hari icyo mutwaye asanga wenda nashimye mpereza umwana wanjye rero mpereza mwifatire ndabyanze ariko uyu mwana wita uwawe n'uwawe gusa n'uwanjye ari hari umugore ubyara ko ari umugabo ubyara ariko abagabo muri kunda niko ni gute uvuga ngo wabyaye utazi uko ibise biryana none wowe ubwo wanze kumuma munsi mumare n'iyo nzara nakubwira iki nturi se akira da kugira ngo ariko nkore hindu izo dani banjye yizige datashi bungu ibonere ni sapapa bazikuri zizi boy ni kugize ngo umuhungu wanjye umuhamagaye nde muhamagaye Jordan yose namwise Nshizirungu Jordan ubyandike mu rugo rwawe ni gute utinyuka ukita umwana wanjye ubwo buzina bw'ubufuti butagira igisobanuro ni gute ngisobanuro nta gisobanuro afite gisobanuro nyabaki ubundi ko nagutegereje ngo uzumwite izina nkakubura kandi abana basigaye bandikirwa kwa muganga urumva nari kubigenzana mwamwandikishije rero no mwirangamimerere cyane rwose umva ndavuze ngo genda uzane icyo gitabo mwamwanditsemo bandikemo ko yitwa Nzihahira Bill Gates rumva ngaho nyumvira nk'ibyo bizina n'ukuri niko jyo ayo niyo mazina meza afite igisobanuro avuga ngo ashaka kwinyitira umwana nyine Nzihahira ni izina rya papa umwana wanjye agomba kwitwa izina rya papa mu rwego rwo kumuha agaciro urumva naho Bill Gates we ni umukire nta muntu utazi ko ari we mukire wa mbere ku isi urumva nuko nta makuru ufite ibyo buzina butagira igisobanuro cyakora ahubwo ni wowe Nzihahira naho Jordan wanjye umukure muri ako kana kawe ararenga wa mugore we niko ariko mu byo wabyayemo n'agasuzuguro ubyaramo n'ingeso si gusa njyewe nategetse ngo tumizemo icyo gitabo mwanditsemo umwana wanjye mwanditsemo amazina mwise nka se ariyo Nzihahira Bill Gates urumva yewe we kwivuna wibutse kwita umwana wawe mburagihe ibyo rero njye ntacyo nabikoraho ko igitabo cyamaze kugera ku murenge ko mutagira n'isoni ahubwo atangira bimenyereza kumuhamagara Jordan ngo Jordan agatangaza ariko mukecuru rwose umbabarire nakuzindukiye hari ikibazo se kugira ngo se nanga abashyitsi Media maze ngize amahirwe mbonye dusangira ibya mu gitondo ahubwo akiri icyayi nkuzimanire murakoze naho ubundi rero mama Joseph rero nako cyatumye nkuzindukira kirihutirwa cyane mbwira ndakumva Media mukecuru naraye ndose inzozi mbi pe rero mbabarire unyumve ndakwinginze reka dukore ibishoboka byose dukure Joseph kwa John vuba dore ishyano rero kandi se wowe ufashwe n'ibiki koko ubuzindukiye iwanjye mu gitondo uzanywe no kumbwira ayo mateshwa si amateshwa mukecuru ataba amateshwa se igihe nakubwiye ngo tubatanye inzira zikigendwa ntiwantaye utwatsi none ubonye bibyariye umwana w'umuhungu mwiza ngo nibwo ushaka kubatanya nta soni nyamara nibwo ibintu bigiye gukomera ariko n'ibiki bigiye gukomera byakunaniye gusobanura ko babonye gahuzamiryango urumva bazongera kugirana ibibazo nka mbere rwose uyu mwana ni umuhuza ndabyizeye azabunga nyamara mukecuru ushatse wanyumva ariko urashaka nkumve ibiki nkurikije uko nabibonye nako nabyeretswe mu nzozi nijoro ruriya rugo rwajemo umuyobozi uriya mugore natitonda aramuroga kwa Jina na Yesu toka Satani Kristo aganze utangiye kunzanaho ya mitwe yanyu y'abarokore yo kwerekwa Media sohoka umvire mu rugo bitaraba nabi sohoka ariko mama Joseph waretse nko gusobanurira neza oya nta matiku nkeneye kumva
ariko abantu musenga kuki ari mwe mugira amatiku umva mpereza n'icyayi cyanjye isoko tumuka se nyine. ariko se kuki wagumye hano kuko urabona ntunga abagore babiri mu nzu imwe. simva hano yewe simva hano ubyibagirwe rwose. ariko se ubundi ntiwibuke ibyo nakubwiye. ariko se vuga gake Joseph twumva. vuga gake se uri kubintera. none se kwireka nkubaze urabona koko yazemera gukoresha umukobwa w'ikizungerezi umurusha ikibuno n'ikimero nakubwiza bwose. ariko se wiba umwana Jo mva nkubwire umva uwo musobanurira uko nabikubwiye. umugore wawe niyicije ubutwi ariko byewe. ceceka ahubwo ndabonaje naho se ubundi rwose akazi ka hano ntigakomeye nk'uko ubivuga pe. ikibazo ni uko urimo uhenda gusa. karakomeye ni ukuri murebe namwe ukuntu inzu yanyu ingana n'isi yose kuyikoropa murabona atari akazi koko. ntabwo bikaze ariko ngaho noneho nimwongereho guteka gufura mbese nyine rwose mushyireho 5. yewe unyanganire nabanje guhaka bebe ibere bituma numva neza iby'uyu mukobwa. harya sheri ngumukuye. yewe sheri uyu mukobwa ureba rero ni umumama wamundangiye maze kumutakira ko nta mukozi dufite. ese gusa ndumva azi ubwenge da yagakora neza urebye. harya koko muja yarifashe aragenda nta no kunsezera. sheri yaragiye pe. akosi we yaravuze ngo kuva ubyaye ngo akazi kagiye kuba kenshi ntiyagakira. ariko uzi ko yanze ko nanamwongeza. yewe umukozi koko nawe n'umwana wundi. none se sheri ubu koko uyu mukobwa w'ikizungereza arashaka ngaha. ngo ni 25,000 yego rwose ni 25 byonyine ndimo nsaba mabuja. wese noneho harimo gushaka kumpa 20. uzi ko ari make koko mva niba ari 25 turayamuha rwose. ariko se umukobwa nkawe mwiza w'umusirimu ni gute wakora akazi k'ubuyaya koko. mabuja ndakumva kundeba uko nanjye byarancanze rwose. ariko si wigico nyine nanjye navukiye hano i Kigali ariko mama yerutse kwitaba Imana. namusenyi karagiyeho mama. ihangane disi Imana imuheruko ridashira. murakomera ihangane pe. tubwira ikibazo cyawe rwose witonze natwe turi ababyeyi. ubwo nyine murumva papa yahise azana undi mugore. ni umukadata yaranzize mbese aho nciye ahacisha umuriro aranyanga yateranyije na papa aramunyangisha. ihangane uranoteza ankorera ibi byose bishoboka kubera uwo mugore. ndabizi bamukase w'abana benshi si abana beza. ngaho uceceka ihanagure mama ihanagure maze utangire akazi. nyine byose mbabwiye n'ibindi bibazo ntiriwe mvugira ahangaha ibyo byatumye nisanga ndimo nshaka akazi ko mu rugo. mugenge ishakisha ahandi hantu najya kuba. harya wambwiye ko witonde mama. nitwa kwitonda mabuja. rero kwitonda ariko banza uceceke mama. ceceka tuganire. gusa nizere ko izina ari ryo muntu sibyo. ariko sheri wagiye unyizera koko. rega ndi n'umurokore mabuja nditonda pe. ahubwo se muzajya mumpa n'uruhushya rwo kujya gusenga. mbega icyana cyiza akomana mbega ukuntu Joseph yabyaye ikibebe cyiza. si byo nkubwira ngo umbyarire umwuzukuru ukansarana. erega mama ntawe uyobewe ko umwana aryoha koko kuki Joseph yabyaye ntimumbwire ngo umuhembe impanga yanjye koko ubu twapfuye. umva ye ariko wagiye ureka kwijijisha. ubwo se ukuntu wisararanze uvuga ko inzu yawe atayijyamo ngo ugegera itazabanyaga inzu yarabyibagiwe. ariko niko kuri gusa mama naje kwibuka ko nta mpamvu yo guhangayika
nabitekerejeho neza nibuka ko icyangombwa kiriya nzu cyanditse mu mazina yanjye numva ndatuje rwose ahubwo nizere ko icyangombwa kiriya nzu wakibitse neza nizere ko Joseph atigeze agitwara kandi koko di ngiye kukibikaho imvura itagwa Joseph uriya mutesi urumva yari kukimbaza ariko impanga yanjye ni umutesi pe mama kibike kure cyane rwose kuko nkurikije ibyo ugenda umbwira ako gahirimbiri gashaka gatanya ubundi kakegukana inzu na ruhi nyine nicyo gashaka uzaze tukandagaze cyakora reka nizere ko ubwo yamubyara umwana mwiza bagiye kubana neza wenda ababanye neza nayimurekera da mukobwa wa simbihamye ubwo urashaka kuvuga iki mama niko umugabo utarigeze aherekeza umugore we kwa muganga agiye kubyara urumva uwo mwana wamukunda kuko ntiyamuherekeje nyine uzi ko kugira ngo aze bagombye kumutumaho abantu bakamushyiraho igitutu akoze koko ubwo hari umugabo watinyuka kwanga umwana mwiza nk'uyu kuko ndi kureba ahubwo reka nongere nirebere iyi foto mbega ikibebe cyiza mana iyi foto niyo nzajya mbaza muri telefone rwose ego ko mukobwa muziga wabo niko muko ese ko numva wakunze cyane umwana wa Joseph aho muzamwibara bishoboka ko mwibana namwiba mama nuko ari umuvandimwe naho ubundi namwiba si ngaho ahubwo mama uwo mugabo niba atamushaka ubwire Josephine azamutaza n'ikiriya kibebe tukirerere ko bigoyera harya umwana yitwa nde yewe yitwa Yorodani ariko ubanza amafaranga ashizemo rero ngo yitwa nde nginde nibyo banguka se nyine ndakwikumburiye banguka rwose ndimo kwigaragura naniburiye ibitotsi kubera kugukumbura nibyo humura reka nyagupe nimba uhageze yewe data we umugabo si bwo atunze abagore babiri mu nzu imwe mu cyayenge ngaho nyigurira naje nako ntihafunze igihe ntihafunze sheri yambi cyakorora umupanzi pe uzi ko umushinga wacu uriye erega ufite umutwe ko ntabwo uwukoresha wagira ngo ni ishu wikoreye akantu k'ishuru ntabwo ari keza nakora niko kuri amahame rero njye gutekerereza ongera umubiri sheri yambi ariko shira ufite n'ubushyuhe uzi utameze nka ruriya rukecuru nimba uko bisaza ubushyuhe bugenda bukendera singize rwose ayiwe uwo ninde twinjiranye ukingura urugi uritaswa si biki ninde twinjiranye ndandeba neza unyitegereze n'ingiye Joseph umugore wawe ahubwo rero wari uzi ko nsiziriye nanjye ko uyu munsi nabaye mayerira ariko se wowe na mabuja nako uceceka nawe umva rata Jose nako narinje kureba kwini nako kwitonda ngo azadufashe umwana asa nk'udufasha kuko yabaye iki hanyuma nkubaze umusanga aze kudufasha umwana mwambaye ubusa nyine nta n'isoni ugira ariko ubundi Joseph wa muturage ni iki se ubundi uribyimbye mu biki nkaho ubundi ufite iki iyo wikaraza ukireba ubona aricyo ufite cyankurura uzi ko ubundi nakwibeshyeho ahubwo ushobora no kuba uri n'agasore ntabizi none se ubundi wanshakiye iki mu by'ukuri tuvugisha ukuri wanshakiye njyewe nagushatse nagukunze nawe urabizi urumva nagukurikiyeho ifaranga rwose nawe utabizi no bose barabizi ariko jyo wambabariye koko ugahinduka tugafatanya kubaka kuko ushaka gusenya koko hejuru y'abantu nk'abo njyewe se mbana nawe
njye naje ku kiraka ahubwo ndabona cyenda kurangira urumva ahubwo genda urege baduhe gatanya kuko ndabona ubonye impamvu ifatika ngo gatanya nyine agakecuru ubwo rero urashaka ngo tugabane iyi nzu niba ari gatanya ya Joseph ntayo uteze kubona ko ntayo nzaguha kuri ubwo turamubwire sasa niba udashaka gatanya rero hamwe wicara urambye kuri ubwo turamubwire mbwira iki se ngiye kugutungana na Queen mu mahoro n'umutekano urumva mbatunge mu nzu yawe wiguriye mu nzu yawe Queen sha urumva umwamikazi wanjye umwari utamwaye na hamwe rwose wantwaye uruhu n'uruhande urega wowe agakecuru utagira akabuno utagira rwose indaya si kwitonda indaya ni wowe n'igisekuru cyanyu cyose indaya ni wowe wambaye hasoni ndakubaza ubundi uri kwitonda cyangwa uri Queen njiji gusa uyu ni umwamikazi ndi Queen sha umwamikazi wa John yeshu ubundi kabyukira no mu buriri gasohoka aho Queen nabonye umugore w'igicucu niko se mukecuru tega amatwi warandebye uritegereza neza iki kimero cyanjye iyi miterere yanjye nk'igisabo n'inzobe yariboye umubiri wose umbonamo akaryarugo ibyo byose arabikurusha jyawe nze gukuba inzu yawe akaryarugo inakuruta urikaryarugo nta n'isoni ariko jo numva kuninda urijijwe n'ikira umwamikazi wawe arareka nawe uhagaze gutyo gusa ko mbona ureba numva nk'utegereje avuga iki se ugira ngo yambaye ubusa kandi n'isoni urakomeza ibwejagure nutayikubita ngo ibwerabwere kabyera ni wowe kabyera ari wowe ariko kubita ari wowe mwese kuri urugaru rwanjye nicaye kubita mwongeze igicucu gikecuru kitagira icyo kurarizwa se n'iki uri mu biki karabwejura nta n'isoni John Sherry ongera umwongeza kandi gashya ziza urusaza nta n'ubwenge rugira uririza subiriza mu bakubitwe n'inkuba ndagukubise se ko umutwaro umenye we nyine ahubwo nayo y'imbwa yakuremo ubwo nawe ngo yarabyaye umubwire John ndagiye rwose utazanye wagiye ibi ntibirangirira ndakubwiye ngo ntabwo birangira genda we makangu ebesire wasa no ariko mbeguru erega njyewe umuriro umuntu akoze mu bwonko ndetse n'uruki uzi ko wagira ngo ni inguwe hejuru umwami we kuko mbise ngo pisha gira ngo ni inguwe neza imbere wanjye iramudanye ese kutagenda nikagenda kagwa iyo ntazi n'inyuro byawe baninjyeho ko nyikumva kongera kumbona sigara niyo tugomba kugenda kagenda iyo wanzwe upfa kuba unsigiye umwana gusa washya n'ubu ndagukize karatumutse ko kameze wambonye neza ariko ingoma z'amatwi zimenetse nicyo kari gakwiye rwose serikora mana yanjye siko kananutse noneho uragakubise karazungazunga ngira ngo kajya gucikamo kabiri nizere ko katazagaruka ariko ubwo se yabura kugaruka gute kandi asize uruhinja yonse none se nyine njye urabona mfite amabere ariko uzi ko buriya arashobora kuba agiye kuzana abashinzwe umutekano we ashaka azane na bene wabo bose si bimbwikize kadukuye muri mundu gusa shajo wanjye garukire shanga upfumbate mpaka nijoro ritanu sibyo ndabona wanahungabanye nyine yakwigira hino sheri oya sha ndimo kwitekereza ku mwana wanjye iki apo gashake kagende gaturongere kagwe no kugasa Jordan tuzamuha amata kuhari se kandi ukaba waranyemereye kunderera inde kwemereye kukurerera wowe ntibuka se ko binyemereye kwi barakubeshye shenge ngewe kwindi none se urabyibagiwe urabona agenda araje hano kuba umuyaya wawe uzi kusetsa ngewe mpanga iyi mipangu nari nzi ko Yosefu azahukana akajyana n'umwana we sinari nzi ko rwose ari indaya itagira impuhwe ngo igirire n'umwana we ku buryo umuta ukigendera
kurera si byo ni ibiki mva ahubwo bebe ararize ararize ariko se kuko urumva uzavamo umubyeyi nyabaki utanduka ntiwumva ko umwana akangutse abona akaba atangiye no kurira koko iyo arize se genda nyine urebe icyo abaye si uwawe njyewe ko ibibere ryanjye ntiryigeze ryose na rimwe urabizi riracyashinze rero uko udafite amashereka nanjye niko ntayo mfite umuryango muhoresha iki shakwi sinarinzi kuri ntabwo bigeza kabarira ntuke genda nyine umurebe si wawe ukubita nde barakubeshye di ntugira ngo ngende yozefa wifati ngenda gukubita urwo rutwe tukarugabana tukarumeze nk'ifu nako nyine nibugiraga da sheri ntabwo nagukubita ni ukuri ntabwo nagukubita ariko nyine nawe nako disi ntugashyuhe mu mutwe yozefa wawe ndabizi aragaruka humura sibyo ntabwo yagenda ngo ahere kandi asize uruhinja iki kiraka nanjye ko gitangiye kunkomerera mukecuru tuza rwose twizere ko Josepha ntacyo yabaye oya mediya we ntiwakumva agahinda mfite nk'uwo mpamvu tuje nuko umwana atari uwawe ariko nanjye n'uwanjye mukecuru sinamubyaye muri batisimu se muri batisimu nyine wowe uzi ukuntu igise cya ziriya mpanga cyari kimpitanye none uri kunyasamaho ngo nawe waramubyaye muri batisimu waramubyaye se wamubyaye mama Jose rwose mbabarira ntabwo narinzi ko bikubabaza ubu njye ndumva nabarakariye mwese ntabwo nabura umwana wanjye ngo mugire amahoro sinababwiraga ko kumushyingira iriya ngegera ari nko kumushyingura simwe mwampatirije ngo muzamusengera ngo babane neza ko mutamusengeye se mama Jose rwose twaramusengeye cyane pe ariko nta wamenya umugambi w'Imana wasanga Imana irimo kumunyuza mu bikomeye ngo ejo izamwicaranye n'abakomeye niko izamwicaranye n'abakomeye bahe abapfuye se abapfuye ubu mwana wanjye yiyahuye we ntakabuze yiyahuye rwose agahinda karamurunduye we mama Jose reka dukomeze dushakishe dutegereze wenda ejo tuzamubona ariko njye nizeye ko Joseph atakwiyahura pe agira umutima ukomeye ntabwo icyo cyaha yagikora cecekaho nawe kandi ubona na telefone ye yavuyeho uzi ko mu buzima nta na rimwe nzi telefone ye yavuyeho umunsi wose kuki ko kutamfashije ngo twice ubukwe bwe cyagiye kuki utamfashije mediya ariko nanjye nyuma y'uko abyara naje kukubwira ngo ko namuroteye inzozi nza kukureba ngo ngusabe ko tujya kumukurayo nawe ntiwanyumvise kiriya gihe numvaga rwose urimo guteka imitwe cyakora noneho ubu ndakugarukiye ntabyo uzi wowe mwana we uzi ko cyagiye ngewe na Martine tujya kureba John ngo tumubaze impamvu ataherekeje umugore we kwa muganga twasanze impamvu ari uko Joseph yamaze kugenda agahita yizanira indaya ngo indaya mu nzu y'umukobwa wanjye baba we natwe twarumiwe nyine nyuma y'icyo gihe nijoro nararyamye ndota indaya zamuroze niko kugira ubwoba nyine mbyuka nza kukureba niko mediya kutabimbwiye iby'ibyo ndaya kutabimbwiye wa mugambanyi we mubi kuki utabimbwiye mama Jose ariko wanze kuntega amatwi cecekaho se nyine ubu rero uyu munsi ngiye gushoza intambara ya gatatu y'isi ngewe doroseri umugore mugabo muzigaba akazi nimwari munsi ubu nibwo mugiye kumenya ntabwo nabura umwana wanjye ku maherere ngo iriya si hari usawuzi ry'amahoro nta mahoro yagira rwose mama Jose kuko wagabanyije uburakari umva ahubwo mperekeza tujyane tujye kukica cyangwa nawe mbwira niba utari ku ruhande rwanjye mbimenye nawe ngushyira ku rutonde rw'abanzi banjye nyuma ya butera wanteye inda akanyihakana n'imbwa John nawe nkugire uwa gatatu oya rwose ntushyiremo rwose impanga zanjye we Joseph arigendeye koko ahubwo reka mpamagara umukobwa wanjye Josephine aze mfashe dushakishe umurambo we wakwihanganye koko Mariti bananje umunsi kuko ndabigira ndebera no kuri Imana ndayansawe ndebera nawe sawe yambaye ubusa iwe no mu byumba hose hambaye ubusa n'amatara n'atubati ubanza yasekanye gapakira byose nta na kimwe ziza reka wumve nyine mana yanjye mbwa gusa ndazi gukuzeho nyine
koko ugiye kujya wirirwa ubungana umwana mu mugongo kubera wamutanyije na nyina hejuru y'indaya cicika nawe w'insonga genda ariko rwose simbyumva pe sinumva ukuntu inzu yambaye ubusa kwini wandaye ariko zoretse gusakuza udakangura uwo mwana uri mu mugongo kwini mariti nawe uri ngewe wasakuza oya ubu kuko ni gute ngiye kuba mu nzu itagira intebe nta televiziyo nta na firigo atari wowe se inzu itagira matera nta gitanda mariti ibyo bintu kuko urabyiyumvisha uzi ko icyo dusigiye ari imyenda gusa reka wumve nyine ana yanjye indaya niko zikora ahubwo wakwiye kuba wibaza uti ni gute ngiye kuba mu nzu nta Josepha ibyo kuvuga ngo igitanda ngo matera n'ibiki nyine nako arampangayikishije nawe pe mariti nabajije mu nshuti n'abaturanyi ndaza ndakubaza baza wa marene we witwa Media nawe mbese mwese mwamakaniye none se nyine ko nawe twabonye uragira ngo tukubwire iki ndumva nataye umutwe mama wa Joseph we nihaye kumuhamagara kuri telefone ngo mubaze niba Joseph yahukaniye iwabo yaranciye ngo kabiri neza sha wabyoreye ko yatuvuyanze harimo kudushinja ko ari twebwe twatumye umukobwa we yiyahura cyakora uraduhemukiye pe ariko se ibyo byo kwiyahura byo mwabikuye he none se niba atiyahuye ubu ngubu ari hehe ko bikazera ahubwo reka nkubwire mu kanya inzego z'umutekano zirasesekara hano bagutwara amaguru adakora hasi ngo inzego z'umutekano abisobanura ye mariti nawe ukomeza kunshyushya mu mutwe pe kwini wandayo ni gute watinyutse kunyiba uzi ko ibandi nta kintu ryansigiye mana yanjye reka wumve sha inda nini yishe ukuze nyine dore ahubwo urasakuje none Jordan arakangutse reka ndebe aho ukura ibere ryo kumuha ariko se mariti wowe waje hano koko uzanywe no kunsonga nkorere bebe wanjye reka umva Jo ntabwo nzanywe no kugusonga njye naje kugufasha gushakisha Joseph kunyuko uko yavuze ko umwana we nataboneka wowe n'abamushingiye ngo nako abamushingiye twese nawe aradushinga agasani twivuga n'imbwa rwageze pe do korera n'amatakara yanjye ariko si bebe ntugire ubu se ko ukaragira ngo ntagire nuko umwana nyamara ko ari kurira gutya ashobora kuba afite ikibazo ruriya ruzuba wamwirijeho nta mutaka nta kuntu rutaba rwamurwaje none se ko narimo nshakisha nyina koko uretse numve yesu we ahubwo gafite umuriro mwinshi sha umva tuve muri ayo ngaho tumujyane kwa muganga gira vuba inda ya kwini yanze gusigarana umwana wanjye kumva ari ukugira ngo insahure ndababaye ariko narabikubwiye ko nta mugore wabona uruta Joseph umva Jo va muri ayo ngaho yewe va muri ayo nakuye umwana mukenye ko bukata tugwa mu biganza wowe rwose ntabwo wamwifasha ariko mariti uzi ko uri umugome guteze kuko njyewe urashaka ngo nifate nigemure kwa mabukwe iriya ntare y'ingore nyice isi ubona biri bugende bite n'uyu mwana urwaye yewe ikiraka kiramakaje neza neza ubwo nsukira amazi aho ninywere ndumva icyaka kimbaga mu muhogo hakakaye hatakakaraze umva impamvu nagukanguye mu gicuku ngo tuganire mbabarira usubire iwanyu rwose uzinduke utega usubire i Kigali ibintu turimo ni amakosa pe oya mugeni ndeka rwose mbe nibereye hano ku Kanyaru mbe numva amahumbezi ava mu mugezi w'Akanyaru cyose nari maranye iminsi nzigabanye oya Jose oya rwose simbigushyigikiramo pe umunsi umaze hano iwanjye urahagije ariko se koko ni gute watekereje kwahukanira hano iwanjye mugeni nanjye sinzi ukuntu nagutekereje pe gusa nyine byaje mu isegonda rimwe maze gufatana umugabo wanjye ndaya mu nzu yanjye mu nzu yanjye bwite ariko rero simbyumva neza twigana muri kaminuza ntitwari inshuti magara uretse ko twiganaga gusa wowe wari umukobwa w'i Kigali njyewe ndi uwo mu cyariyo ako mujye shawaritse itiko ntabwo ari itiko pe ahubwo nyine njyewe icyo nashakaga kuvuga nuko nabonaga uri umukobwa mwiza wo mu nzego zo hejuru iyo rero sinari kukwisumbukuruza ko ntabwo nihanikaga mugeni
ahubwo disi nikundiraga ukuntu wowe wacishaga make ukavugisha ukuri banza rero mpamvu naguhungiyeho rwose. aha oya iyo si impamvu rwose, vuga indi mpamvu. ndabizi ufite izindi nshuti nyinshi wagakwiye kuba warahungiyeho. cyakora mugeni reka nkubwize ukuri, umugabo wanjye John amaze kunkubita urushyi rw'amatwi, nagize ngo ni nk'inkuba yo mu ijuru imanutse neza neza iranyanura. abagabo se burya bakubita nk'inkuba? shawe byorere nabyuzi. urumva nyine nahise n'umutwe nsohoka niruka, sinibutse ko nanafite umwana. ikintu cyahise kinza mu mutwe ni uguhima John byonyine nkirukanka. wabona uhindutse barihima wa mujinya, nuko nyine uhita utekereza mugeni. hashize imyaka 3 mutavugana. nyine urebye nako urumva nyine natekereje kwahukanira kwa mama, numva nabyo ni isereri kuko rwose ntigeze yishimira gushaka kwanjye. ntekereje kwahukanira mu bantu b'inshuti zanjye za hafi, numva amagambo azahita mbona vuba rwose. nuko nyine uboneza umanuka iy'amajyepfo ku Kanyaru. nyine nibwo nibutse ko iwanyu ari igisagara, kandi nibuka ko wabonye akazi ko kwigisha ukaba wibana. reka kera twigeze kuvuga numbwira ko ukorera kure yo mu rugo. ndabyibuka. ariko se Jose, ubu iyo usanga narashatse ushaka byo nari mbizi ko utarashaka, kuko mu bakobwa twiganye ninjye nawe twari dusigaye tutarabona abagabo. rero niyo mpamvu nahise ngutekereza. umva geza aho winkomeretsa di, umva ahubwo nkubwire inshuti yanjye, tsinda uwo mujinya utakujinya. uranyumva neza? mbere na mbere buka ko ufite umwana kandi urimo konsa. ayiwe ahubwo uvuze konsa none dore amabere arikoze we. disi Jordan wanjye ndanamukumbuye. nyine uramukumbuye ngaho taha. oya yesi nataha, umwana wanjye ndabizi bari kumwitaho kuko Jordan abantu bose baramukunda, ndetse yewe na se nubwo anyanga Jordan waramukunda cyane, rero ntiyabura kumwitaho rwose. umva rero Yosefu, aka kanya ndavuze ngo cana telefone nibura uhamagare mama wawe amenye ko ukiriho, areke gukomeza guhangayika. uranyumva neza? kandi mukimara kuvugana uhita uva hano utashye. haguze ubu kumindutse ubu. taha byuka ujyane n'iya mbere. Joseph amaga yanjye ni wowe. mbega ukuntu duhuriye mu rugo mwishima. ningesha Josephine naragukumbuye. none se byanyabyo nibwo ukigera hano? yego rwose usanze aribwo nkiva ku muriro ku kibuga cy'indege. hobe igikobwa cya mama. nimureke kurira, uzi ko nanjye mutumye ndira. ibyishimo mama, turanezerewe. sha uzi ko navuye muri Canada nzi ngo nje gushyingura, none dore disi uracyari muzima. ndacyariho Josephine, ariko si ubundi ninde wababwiye ko nari napfuye? rwose ubwo mwarekeye aho kurira ko uzatuma nanjye ndi nakubeshye mwana we. namaze kwishyiramo ko we nta niyakiriye. ariko ubwo mwumvaga nari kwicwa n'iki mama? numvaga ko agahinda kakurunduye mwana we. rwose nk'umuriro ntabwo nabikora. reka twicare mbere na mbere udusobanurire aho wari uri nuko byakugendekeye. utubwire sha Josie. yewe mama, ni inkuru ndende rwose, ndayibabwira amaze gushira impundu. ahubwo mbere na mbere ndashaka umwana wanjye we. reka njye kureba umwana wanjye. ahubwo rwose mama, numvaga Jordan musanga hano, none mama ntiwagiye kumuzana koko? umwana wanjye se agahinda ko kukubura katumye ntekereza neza. gusa njye na Media twagiye kumuzana dusanga kase kamujyanye kwa muganga. ese kana tugahamagaye ngo katubwire aho bari, nuko kanga kudufasha. mama burya kana narwaye. rwose njye ndashaka kujya iwanjye nkakurikirana iby'urugo rwanjye. nanumvise ngo yandaye nsenyeye ngo yaratwibwira ducucu. ngo ugakurikirana iby'urugo rwawe? ubu se nawe wibara mu bafite urugo koko Josie? kunyumvira nuko. ariko se yoze ninde wakuruzi kuko watinye kugasubira kubana na kariya kabwa? umva ahubwo mureke tujye kuzana umwuzukuru wanjye.
ariko hari umuntu uri gukomanga. Nanjye ndamwumvise mama. Uwo ni ndugo. Uzi ko kubera ibyishimo twasize tudafunze igipangu. Ayiwe, twabonye yabari umujura. Reka nze ndebe. Murebe mama. Reka ngewe mama. Mukunde. Mumbabarire rwose ndabinjiranye. Nyine nsanze ku gipangu hafunguye pe. Kwinjiranye. John mu rugo rwanjye koko. John turahubwa ahetse umwana. Jordan wanjye, Jordan Sibondo. Imagine uyise ni John uhetse umwana aje gucumbika bwamwiriyeho kanje. Josephine nawe ujya ugabanya guseka ahubwo jya umereza umwana wanjye namuna Jordan Jordan ngwino mbwire nari naragukumbuye. Akira bandugaye nibere kari nyine mereza tsetse bebe wanjye wakira kanonosha akira kumva kuno gasiga ceceka. Ubundi se kutagira ubwenge uje hano gukora iki? Yegura urumva nyine karwaye nkajyana kwa muganga bamaze kukavura rero nigira inama yo kuza gusaba imbabazi mama wawe nkamfashe Jordan kumurinda. Kurera uruhinja biragoye pe, biragoye ni mama y'Imana. Gusa nyine ikintunguye nuko nawe ngusanze hano. Urahansanze nyine si wacura. Ubundi surambaza iki? Nyine ngi kibazo mfite nukuntu nahamagaye mama we mubaza niba warahukaniye hano akamakanira kansembera akankurira inzira ku murima akamakanira ambwira ko udaharenda kuncamo kabiri. None dore sanyene cecekaho. John udatunze isoni na nkeyi niko wangirwa mukwewe uje gukora ikihano. Cyakora filime igiye kuryoha koko sigiye kubabeshya. Jose ratagira vawunse Jordan uze twigendera. Mujya he? Mujyana here. Mu rugo iwanjye mu nzu yanjye nako yacu. Ariko runo rwenya pe sigiye kubabeshya. Niko wanzerezwe maskiri mu mutwe no ku mubiri we wubatse inzu ryaye. Watunze kuva ryari. Ahubwo n'ibikoresho byawe birimo wibishijwe urabigarura. Ibikoresho nyine. Mbigarura se ninjye wabyibye ko ari Queen. None se Queen si nda yawe. Ahubwo nyine mvira mu nzu. Kirumvira mu nzu. None se Jose inzu si yanjye nawe wowe umugore wanjye nakumwa n'umwana wacu Jordan. None se Jose ntitwasezeranye ivangamutungo rusange? Ivangamutungo rusange sasa noneho reka turi sesi mama gira vuba nzana cyangombwa cy'ubutaka hano ndebere cyakora ntugira n'isari wagahungu reka se nyizanesha rwose icyangombwa se kandi icyo kigenda gute? None ndi kubona hano uko numva sinzi atangiye kuyiyitirira. None se icyangombwa kibitse hano wahitonze ariko ko nzi kugikeneye tuzi kukikuzanira kuko ari warakibagiwe. Si inzu yacu se Josephine dore ngiki nari nagiteguye nagishyize hafi ntiyakira. Ngaho reba kiri gihari. Reba hano wanjye geraho iki si icyangombwa kiriya nzu cyanditse mu mazina yanjye. Soma neza ariko byose se by'impapuro nako ushatse kuvuga ko iriya nzu itanditse kuri Joseph? Ntabwo imwanditseho. Iriya nzu ninjye wayiguze kera nkigera muri Canada nyuma nza kuyiha impanga yanjye nk'impano gusa ntitwigeze duhererekanya ububasha bw'imwandikweho. Uranyumva? Nibyo se koko? Nibyo rwose birebe nawe ntabyibukaga. Nta nubwo nigeze mbitekerezaho pe. Njye numvaga kuba umpaye inzu bihagije kukwirirwa tubihinduranya nk'abavandimwe atari ngombwa rwose. None se mushatse kuvuga ko tutasezeranye ivangamutungo rusange? Nako inzu nyine nako nyine ni yacu kuko wayimuhayemo impano. Byanditse he? Nawe n'umukire ko nayimuhaye. Ahubwo Josepha haguruka kandi uhita ujya kuregera agatanya maze iki kigabo cy'igisambo tucyangaze. Nizere ko nta kindi kintu wamuhaye. Josephine uretse moto namuguriye nta kindi rwose. Gore wanjye n'umukire. Ahubwo ndibutse we inkuru ziracyaza. Yahoraga yigamba ko tuzagabana iriya nzu ubundi akajya kwiyubakira ikibanza cyafite indubu. Ayanjye naguze moto nayo aragarutse we. Yesashi manu shimwe cyane. Ikibanza nyine ikibanza se cyo kibijemo gite. Ngiye murashaka kunyitwaje nasoni. Bebe murame muke gusa nta kindi. Ariko ntabwo
byarangirira aha ngaha urumva abahemu ngo turabahemu mama cyanjye cyazamo ibi ntabwo byashoboka abahemu ni twese tubaye abahemu none se ikibazo kirazamo isani wazishyizeho sha wumva yewe doroseri umuziga w'akazi umugore mugabo wirwanyeho warunze igice ubu ugiye kukwiyereka wese ubona aho nkomoka ubwo rero urugo warusuzuguye ngo ni urw'abagore uretse nze nkwereka ikibazo byose we Josepha aka gatanya hakiri kare icyo kibanza cyera cyo mu kigabane ngo tubone abantu babyihuta kandi niyo moto nayo muyigabane nta moto nayo ushimwe cyane Yesu akumana kukumana urankunda pe Josephine burya uri gakuru pe nzajya mbikubahira ni gakuru nyine ni gakuru mama ahubwo nimukunje amashati nako mwikure twambara amasengeri dukubita ingegera nzamure amajigo nanjye nzamure ingutiya tumukanyuke tumuri bato mama kunje amashati imbere mama kandi none si ibintu byo kurwana bije rwose nakambira nsabira imbabazi rwose batankubita rwose n'ubutaka bwanjye nagabanye mu rugo ntimubutware rwose ntimubutware rwose ubutaka bwanjye rwose ubutaka bwanjye koko inyatsi iraburashye rwose mbabarira ntakambira ntabwo twaguhereza ahubwo Josepha wowe ugira ubwoba hunga fata umwana wawe wigendere gera mama tukwereke mama kinga urwo rugi ataducika abagore baragwira ariko se mushaka kurwana Josepha ntiwagiye mwese mwavuyeho byari muneke nigende. muri uyu mukino ikiraka karahabutaka wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo John mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Josepha mwakiniwe na Iranzi Denise, Dorosera mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Maritini mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix, Josephine mwakiniwe na Mugeni Aime, Media mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Mugeni mwakiniwe na Nyirarukundo Savera, Queen mwakiniwe na Karangwa Liliane, Makaniye mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, naho uwabakiniye Muja ni uwa Maria Olive. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico.